amakuru menshi yaravuzwe, bamwe bati yacuruzaga akabari mu nzu we, abandi bati yakoraga umwuga w'uburaya, nuko byavuzwe kandi nawe byakugezeho. Icyo kintu wakivugaho ikintu ukuye kuri muri ibyo bintu byagiye bivuga byinshi bitandukanye? Ntabwo byigize bintungura cyane, ko urumva ko iyo ibintu bivugwa ari bivugwa, nawe ubwawe uragihegereye mu rugo uko ubibona, ubona ko bitakabari katashoboka mu by'ukuri. Kandi ikindi numvaga ndi fiyeri yacyo, nta rwego rw'ibanze rwiza utangaza ko mfite akabari. Ikaze kandi turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro, tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu bice byose by'isi, ndetse tubibutsa gukora bya bindi ni subscribe, ni gukanda kuri subscribe, gukanda kuri notification no kuduha ibitekerezo kugira ngo aho bitagenda neza bikomeze bigende neza, umuryango wacu ukomeze waguke. Nk'uko mubibona imbere ya kamera yacu turi kumwe n'umutumirwa, ni umuntu uzwi cyane, yabaye umusitari by'umwihariko muri ibi bihe bya covid. Ntekereza ko abantu benshi bagiye babona amafoto ye kuri social media. Reka dutangire tumwakire kuri kamera yacu. Muri aho neza amakuru ni meza? Yego. Mwatangira rero mwibwira abadukurikiye kugira ngo tujye twajya mu kiganiro neza, nubwo navuze ko abantu benshi bakuze, ariko wenda hari umuntu ugiye kukubona bwa mbere. Nitwize Vivine, izina ry'umusitari akaba ari Miss Vivi. N'abantu bari gusura ni Miss Vivi, ntabwo ari Miss Vivi. Izina ryanjye ni Vivine nanone. Yego. Miss Vivi Uwizeye, izina Miss tutaratangira neza, titre yindi yaje Miss yaturutse hehe? Dusobanurire gato mu ncamake Miss aho byaturutse, wenda hari n'abatabizi. Byaturutse ntabwo mu bantu manini muri big size muri 2011. Ndiho natorewe nk'umuhanya mu yandi marushanwa ndetse n'amahanga. Yego. Nari mbivuze mu kanya njya gutangira nti Uwizeye Vivine, umuntu wamenyekanye cyane muri ibi bihe by'umwihariko ibihe bya covid, muri uyu mwaduko w'iki cyorezo, kandi koko uri no mu bantu basanzwemo iriya virusi. Ukimara kumva ko cyangwa ukimara kubwirwa ko ufite iriya virusi, ubyakiriye ute? Wisanze gute mu bitaro by'abarwayi ba covid-19? Yewe nabanje kurwara grippe isanzwe, numva ko ari grippe isanzwe, ariko nyuma ndayivuza bampa imiti, nkomeza kugira inkorora numva idasanzwe. Ya nkorora idasanzwe rero niyo nagiriyeho ubwoba, nkurikije nuko mu bushakashatsi bigenda bugaragaza ko abantu banini, abantu bafite izindi ndwara z'iki byose bigenda bibagiraho ingaruka. So nanjye nabonye ko ni mu bantu banini, nubwo nta zindi ndwara ariko nibonye mu bantu banini. Nibuka ko kandi muri lockdown nigize gusohoka nyanyuma kwa muganga, nubwo nishobora kuba wenda narahuriyemo icyanyanduza cyangwa narahuyemo wenda n'uwanduye, ntawamenya. Numva ko byanga bikunda ari ikibazo. Nagize ubushake bwo kwipimisha rero, nubwo nta muntu muri condition zo gupima ntari nzujuje, ariko ngira ubushake kugeza ubwo nirwanye ishyaka bigira Imana, mbona nimero z'umuntu ejo mu isako bampima. Nipimishije ku bushake rero, bashe kumpimirana hano mu rugo iwanjye, barampima bafata ibizamini, bafatira n'abana banjye kuko nabo bari babanje gusa nk'abarwara grippe, bajya kwivuza ku ivuriro rya leta, barapima bababwira ko ari bazima, ari grippe isanzwe, babaha imiti. Ibyo nabyo byanyumvaga icyizere, numva nanone atari covid, atariyo, ariko nanone nkongera nkisanga nkavuganirika mbitekereze nisabire kwipimwa, shira amasiko mbese numve ko nshize impungenge, ko numvaga inkorora mfite itari isanzwe. So nyuma yo gupimwa rero naje kuremba n'ibisubizo bitaraboneka, njya kwa muganga, banjyana kwa muganga sashaka kumvura nyine bisanzwe. Ibisubizo byashingiye binsanga kwa muganga. Numva rero yagize ubushake bwo kwipimisha, uba witeguye ikiri buvemo cyose. Uba witeguye ikiri buvemo cyose. Byarantunguye, ariko nanone sinabitindaho cyane ko nari ndwaye, kandi nari nipimishije ku bushake, n'ubu nari niteguye igisubizo cy'ubuhabwa. Vivine, hari amakuru yagiye avugwa cyangwa se nawe mu makuru wamenye nyuma yo kuba positive cyangwa tracing zakozwe, mwaba mwaramenye aho ya virusi wayanduriye cyangwa wakwanduje? Ntabwo ngiye icyo navuga, wenda n'umuntu narasohotse nshaka ko narakoze ahantu, cyangwa mu bana banjye wari basohokaga bajya ku muhanda, cyangwa umukozi n'umwe muri twebwe, ikigaragaza iri mu n'umwe muri twebwe wayituzanyemo, kuko kugeza ubu ntawo nayanduje,
ntawe bayanduje ko abantu bose bapimye basanze ari negative. Bivuze rero ko nanjye bwanjye urumva nanjye banapimye n'abandi bose nagiye mpora n'igihe kindi nagiye mpora nawe kera cyane urumva basanga nayo nanjye urumva ko mu by'ukuri kuvuga ivuga ngo hari umuntu runaka wanyanduje nta biri uhabusha ko araho nakoze cyangwa muri byahererekanya muri za nzira zindi zitari z'abantu za nzira zindi intuza iyi virusi yanduriramo. Njya gutangira ikiganiro nakomeje kukuba muri iyi minsi ya covid warabaye nk'icyamamare nubwo wari usanzwe uzwi, amakuru menshi yaravuzwe, bamwe bati yacuruzaga akabari mu nzu iwe, abandi bati yakoraga umwuga w'uburaya, nuko byavuzwe kandi nawe byakugezeho. Icyo kintu wakivugaho ikintu ukwiye kuri muri ibintu byagiye bivugwa byinshi bitandukanye bivuga positive? Ntabwo byigize bintungura cyane ko urumva ko iyo ibintu bivugwa ari bivugwa nawe ubwo waragihegereye mu rugo uko ubona ko bitakabari katashoboka mu by'ukuri. Kandi ikindi numvaga ndi fiyeri yacyo, nta rwego rw'ibanze rwize utangaza ko mfite akabari, nta nzego z'umutekano zinjira mu nzu rero ngo havuze binjiye mu nzu bakoze isaka babonye ko nari mfite akabari. Nk'uko babivugaga babeshya bavuga ngo nafashwe, ntabwo nari nafashwe koko. Ninjye rero wipimishije ku bushake banjyana no ku muganga ahubwo n'ibisubizo bitaranaboneka bibonera nanjye ndi kwa muganga. Munakeye ahubwo namaze nanaraye no kwa muganga, ntabwo nahise mbibona direct. Urumva rero icyo gihe rero numvaga byose ko ari ibihuha, abantu ibya binini nyine umuntu aba umusitari bakamuvugaho ibihuha nyine byo kugira ngo abantu bashimisha. Mbese ko abantu bari muri lockdown urumva baba bari babonye inkuru bahugiraho no guhimba. Ikindi uriya audio yasohotse w'umudamu urumva amashyara arabaho. Ariko n'umuturanyi naramumenye n'umuturanyi. Hanyuma ni ishyari gusa ryabiteye cyangwa hari ikindi cyari kibije cyangwa mufitanye izindi byifu mu kazi umuntu akora? Urumva hari umuryango NGO ukora ibintu bijyanye n'ihohoterwa n'iki. Mu kazi umuntu akora rero ahuramo na byinshi, tanto wenda tubare niba wasanze umuntu yahohoteye undi cyangwa agize gute, uruhande ukijije rushaka utishimira icyemezo rufatiwe. So rero urumva kuba wagira umuntu ushobora kugutangazaho ikintu kibi ntabwo byatangaza aramutse aprovise akubonye mu ntege nke urimo wenda nk'uko n'indi mu ntege nke z'uburwayi ntabwo wabura rero. So niyo mpamvu ibintu bitantunguye cyane. Ikibi nuko wumva ko bikanga ko ari ikibi wamukoreye, ariko rero mu gihe wumva ko nta kibi wamukoreye ahubwo agaprofita wenda kugira ngo yishimisha hari cyangwa yumve ko hinyizenda, sinavuga ko n'umukunzi ura n'umwanzi ukomeye cyane, ahubwo nkwiye kwirinda cyane uko burya umuntu gutekereza akagira akavuga ngo urapfuye ni ikibazo gikomeye. Hanyuma reka bityo cyamaga n'intege, kandi urumva ko ibyo yavugaga byose yabivuga mu maboko y'abaganga. Ati ngenda bizi yari afite indwara nyinshi, mbese akavuga nk'aho anzi njyewe. Ati yari afite indwara nyinshi, mbese nk'abanyangu hari yari nka dogiteri wanjye, mbese mu rwego rw'ibihuha bye. Nyamara ndi kwa muganga nta ndwara nimwe babonye, ahubwo nabo batunguye ko nta ndwara ngira mu mubiri usibye ndiyo covid bari babonye. Urumva rero numvaga ko nawe ubwe ari kwirepeta mbese. Yego, hari ikintu arukomejeho uti yavuze ko wapfuye, urumva byaranavuzwe cyane bakubika bati wa mu minsi yapfuye covid iramuhitanye. Icyo kintu kikugeraho wacyakiye gute ko umuntu kubikwa uri muzima? Ni ikintu gikomeye cyane wacyakibite cyane ko wari wanazahajwe n'iyo ndwara, ntabwo byakugizeho ingaruka zikomeye? Ntabwo byangize ingaruka kuko nari ndi muzima. Umuntu kuvuga ahubwo ngiye byaranshimira nabona ni iki gihe uhavuze bigaragaye yuko buri wese agiye kubona ko ibyo yavuga byose ari intuzi. Niba Imana ishatse kwigaragaza ariko nabifashe kugira ngo yerekane ko wa muntu wasohoraga ibihuha n'ubundi none ugaragaza ikimenyetso fatizo yuko ari gusohora ibihuha. Uko aravuze ko napfuye, sinapfuye, ni maboko ya minisante, ni mu buvuzi, barabizi ahubwo ko ni kugenda noroherwa, ahubwo ni kugenda nkora ngira improvement mu buzima. Urumva rero ntabwo byigize binyafekta cyane. Burya kuntu ureba ikintu ukabona ikintu gikwafekta ni ikintu kikuriho. Yego, ariko ikintu kitakuriho umuntu navuze ngo napfuye ndibona ko ni mu marembera kuko ndi kuremba, aho byangira icyazo babandi ndapfuye koko birarangiye, wenda rumwongore ko ni mu minota yayo. Ariko mu gihe nari meze neza nta kibazo, numvishe nta kintu bivuze, nyine numva ko ari ibyago. Ahubwo bifata nk'aho ari Imana yerekana ikimenyetso cy'uko ibyo yavuga byose ari ibinyoma. Dutangira watubwiye ko niba nibuka neza tariki 14 niho bagupimye basanga uri positive bakujyana mu bitaro. Ntabwo bampimye ako kanya ngo bahita babona positive. Ni ukuvuga ngo barampimye ku itariki 15. Yego.
itariki 15 barampimye mpapimana n'umuryango wanjye basaza mu rugo 15 njya kwa muga ku 16 n'abari kwa kane hagati imwe muri iyo tariki neza batubwira ko ibisubizo biboneka hagati y'amasaha 24 na 48 ntabwo byahise biboneka no ku mugoroba ngiye naje kuremba numva ndarembye ariko numva ko ntabwo bari kuvuga ngo ndarwaye covid ntayirwaye batarabibonera igihamya baje kuntwara nk'umuturage wese batwaye bajyanye kwa muganga kugira ngo babone ubuvuzi dore ko twari mu gihe cy'uko hafunzwe nyine harimo lockdown. Yego, hanyuma rero ukimara gupimwa bagasanga ko iriya virusi ifite wajyanywe Kanyinya muri biriya bitaro by'abafite urumva nabimenye ndi CHK mu bitaro muri Vigence. Urumva rero icyo gihe rero bakujyana mu aho hageneye noneho kuvurirwa noneho abarwayi nyirizina. Yego, ari Kanyinya. Wikiri ariho Kanyinya. Wikiri ubwaho rero nibwo banjyanye aho ngaho. Yego, ukigezwa rero Kanyinya cyane ko ntekereza ko wari unamiriwe nabi, wakiriwe gute muri biriya bitaro bya Kanyinya? Nakiriwe neza cyane kuko ntabwo byabatunguye, bari babyitegura ko nabimenye ariko umugoroba wo kuwa gatanu hagiye kuwa gatandatu barabyiteguye cyane, bari babitegujwe bitaro ko n'umudoteri uhakuriye umudoteri waho w'ibitaro yari abantu byaje kundeba nyine ukurumva ko niki n'umuntu usanzwe wambara baje kwakira umuntu wa mbere urembye munini kandi urumva bari babanje kubategura nabo bari babyiteguye. Nahageze rero banyiteguye rwose banyakirana neza urugwiro kwitabwaho bikomeye mbese banyakiriye neza cyane. Hanyuma kuba abana bawe nabo bari baranduye kiriya cyorezo byo mwabimenye ryari? Wabimenye nyuma cyangwa ngo barabimbwiye nka nyuma bambwiye ibyanjye nyuma y'isaha bambwira ibindi nibwo nabimenye n'ubundi. Hanyuma ntabwo wagize ikibazo gikomeye kimara kumva ko n'abana bawe bafite virusi cyangwa virusi iteye ubwoba? Narakigize ariko nanone urumvira umubyeyi ugomba gushyirwamo imbaraga nuko ugomba kubanza gukomera kugira ngo ukomeze abana. So iyo nza narakigize ndakibona nibaza impamvu bimbayeho nibura ntabwo nibenda bimwe ari ikigeragezo Imana yamaga ukitaye cyaretse nyanjye ugihekanye nyitagihaye abana nuko ndanye ndavuga nti mu by'ukuri ngeze aho ndikomeza kugira ngo nkomeze abana banjye. Uri Kanyinya hari amafoto yari agaragara uri mu bitaro ugaragara nk'uri kwifata amaselfie, hari amafoto yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko wakoreshaga social media. Gukoresha social media muri kiriya gihe ntabwo byari kuguteza ikindi kibazo cyangwa nta zindi ngaruka byakugizeho cyane ko hari amakuru wagenda gusoma cyangwa ukagenda wumva n'ibindi bikuvugwaho bikaba byari gutuma uremba kurushaho? Ntabwo biriya byavuzwe ntabwo byari gutuma ndemba. Naho ifoto ko wayifata ukayereka umuvandimwe cyangwa umubyeyi cyangwa inshuti ukayisaba n'amasengesho n'inkunga y'amasengesho kuko birya iyo ukibasha kuba wabihumeka ukabasha kuba wavuga ifatiye gutwa mu tudere meze nabi nsengera ahubwo ngiye nagaye bayikoresheje mu buryo butemewe akayikoresha mu bindi mu bihe mu nyungu ze bwite kandi mu kintu kibi. Ubu niwe wabihanirwa wenda wabibazwa n'amategeko ariko ntabwo umuntu atanga ifoto y'uyu umuvandimwe cyangwa inshuti ayigamije intention imbi ahubwo kugira ngo agusengere. Hageze Kanyinya ndebye uburyo banyakiriye rwose neza banyiteguye ntabwo nari kurerwa kwereka inshuti cyangwa umuvandimwe ngo umwereke ngo nakiriwe neza. So nabyo urumva rero kubabwira wenda nabo bakagira undi babayiha ikagenda gutyo ntabwo byabifashe nk'ikibazo bo nakoze amabaraho ahubwo yikoresheje mu buryo bunyuranyije niba mbona ikosa niba mbona ikibazo. So rero ibyo bavugaga by'impuzabyi byo kuvuga ngo yanyafekta mu by'ukuri urumva kwitama bimaze kuba biriya bihuha byose bimaze gusohoka mbonye na hashtag ngo witwa Rutembesa n'iki yasohoye n'iki nahise mbona ko amatelefone yazaga ari menshi cyane kwitaba amatelefone buri kanya mbese byari ibihe bidasanzwe kandi urumva ndimo bombone ndimo oxygen nahisemo kureka amatelefone nyashyira ku ruhande kuko nabonaga ko bitashoboka ntabwo muganga yakuvura buri kuri telefone nawe ubwawe byonyine noneho n'umwuka ndi guhabwa ndi kuwukoresha ahubwo ngiye kuwukoresha ahubwo nsobanura ibyo ntagakwiye gusobanura muri icyo gihe. Icyo nayo nyine cyari ubuvuzi
nagomba gushyira hasi kugira ngo manze mvurwe nitabweho neza. Nicyo cyahise kiba gikurikiyeho. Naho mu rwego rwo kunyafectinga aho numvaga ko ari ibinyoma, nguze nk'umuntu avuga ngo yaguze Heineken, nzi ko no muri uwo mwaka ntarakira umushyitsi unywa Heineken, koko narasetse cyane cyangwa ngo afite akabari nkareba inzu yanjye numva n'ibintu biteye ubwoba, nkavuga nti se urugo rwanjye koko akabari kaba hehe kajya hehe, nkaseka cyane. Urumva rero byaransetsaga kumva numirwa nyine. Ari no kubera ko bari abaganga bitabwaho bakwitaho, hari abo bashinzwe kwitaho kugira ngo udahungabana, mbese banakuganiriza muri ya timu ya Kanyinya nyine. Nta kintu cyamumuhangabanyaga, aho twaraganaga nkabiseka, aho bagashaka ko nabivugaho kugira ngo wenda bitanya affectinga, bumva ko byanya affectinga, aho banga ntigiye kubivugaho barwo nisekera rwo nuberera neza. Nabwo babonye iseko yanjye bwa mbere cyane, ndi guseka aho batangara ngo se uraseka none biseka ndabisetse cyane ko sinenzi ko umuntu ashaka kwifata ikintu akagira umwanya, uko burya ngewe hari ukuntu ugira umwanya ukagira umwanya wo gukora icyiza, ukavuga uti wenda nibyo nkose nta kibazo kirimo. Nkibazo kuri umuntu w'umudamu ko numvaga ari umubyeyi, ndamuzi n'umudamu, akifata ijwi kugira ngo gusa abeshya ibintu ahimbye gutyo, ukumva ni ikibazo gikomeye sinzi. Yego, hariya iminsi yose wahamaze Kanyinya, ni iminsi itari mike, gusa ni ahantu abantu batarumva neza ko ari ibitaro nk'ibindi, bashaka kubafatika nk'ahari ahantu hateye ubwoba bitewe n'iki cyorezo. Ubuzima bwaho rero dusangize ku buzima bwaho wabayemo muri iyi minsi yose uko bumeze, kugira n'abantu bumve ko ari ibitaro nk'ibindi, batumva kuko umuntu wageze hariya ashobora kuba igicibwa. Oya, ntabwo umuntu wageze hariya ari igicibwa, kuko abaganga batuvura ni abaganga bazima kandi badafite ubwandu, baba batwitayeho rero cyane kandi bafite timu nziza ikorana neza. Ni ukuvuga ngo abantu bahari nabo ni abasanzwe, ujya gusa abarwayi ba covid, usibye ngewe wari urebye abandi bose babigenza nk'uko namwe mwese mwigenza, nta kibazo, usibye ko bafitemo virusi, wenda ugasanga umuntu afitemo agakorora gakeya, undi afitemo wenda akagiripe gutyo, urumva mbese baba abarwayi bagenza. Hari n'abaza badafite, babapimye bakabonamo virusi ariko bafitemo nta bimenyetso na kimwe bagaragaza. Izo kana nazo zirahari. Anumva rero nta mpamvu yo kuhatinya, kuko witabwaho buri kimwe cyose. Witabwaho buri kimwe cyose, ni ukuvuga ngo rwose leta y'u Rwanda yabiteguye neza, bariteguye buri kimwe cyose. Ibyo bavugaga, ibyo basobanura byose bigiye ku maradiyo, nibyo koko bariteguye buri kimwe cyose. Ntabwo ukwiye kuhatinya kuko wabonera ubuvuzi kandi witabwaho, ahubwo nabakangurira ngo bo gutinya, niba ufite n'ikimenyetso yo kumva ko niba bagiye kumushyira mu kato bagiye kumutandukana n'umuryango, ahubwo wumve ko agiye gukorerwa ubuvuzi kugira ngo yitabweho rwose hakiri kare. Yego, urabona ko mu bihugu bitandukanye kandi binakomeye hirya no hino ku isi, iki cyorezo cyahitanye abantu kandi batari bake. Nkawe wanagereye hariya ku bitaro, wenda unanarwaye, ubona ari ubuhe muvuno u Rwanda rwakoresheje kugira ngo ku munsi wa none ugere nta muntu n'umwe urabura ubuzima abwambuwe n'iki cyorezo? Icyo mubwira icyo u Rwanda rwakoresheje cyane ni uko bafite ababanje guhugura abaganga, koko nk'uko babivuga, kubona ko ari abaganga bahuguwe kandi babizobereyemo. Ikindi gufatirana abantu batararemba cyane, bagakurikirana, kuko urumva barakurikiranye, bagenda bakurikirana ku buryo bagera ku bantu bose, mbese bakurikiranye. Ko ngewe baranapimye kugira ngo bashakishe n'ahandi nanduriye, bapima na kontakte zo muri telefone, barareba wenda bagiye babona bakurikije historique, barapima bose. Abantu benshi cyane bapimye, abantu benshi bose benshi cyane bagiye bagendera ku historique yanjye ya telefone. Ubwo rero bituma rero numva ko bagira imbaraga zo gushakisha, ntabwo bacika intege, bagira umwenda wo bati dushaka wenda n'uwaba warahuye nibura warafasheho nibura tumupime turebe. Urumva rero noneho no kwitabwaho bagashyiramo imbaraga, ntibari kugufungura kugira ngo udahungabana, mbese niyo mbaraga cyane. Kuko iyi ndwara ubundi ikintu cya mbere ikora ica intege abasirikare. Yamara guca intege abasirikare niho ibyorezo, niho ibimenyetso byayo bigaragarira cyane. Iyo bigenze gutyo rero bikaba yuko ubimenya hakiri kare, bakakuvurira bya bimenyetso byayo, abasirikare bawe barongera bakazamuka. So rero n'uvuga ngo uba ugomba kurwana n'umubiri kugira ngo abasirikare bawe bazamuke. Ariyo mpamvu bamwe bakira vuba abandi ntibakire vuba, biterwa n'uko umubiri wawe wiyakiriye n'uburyo abasirikare bawe b'umubiri wawe barwanyije cyane. Yego, Vine wabitswe ko yapfuye, igihe kirageze, abaganga bamubwiye ko
virusi yashize mu mubiri agiye gusezererwa mu bitaro, kandi hari n'abo yatanzemo cyangwa yasanzemo bakiri mu bitaro, kandi we yarazahajwe cyane n'iriya virusi. Umunsi wakiriye iyo message wabyakiriye gute ko ugiye gutaha? Yari intsinzi ikomeye cyane kuri timu yabashije kumvaho, yari intsinzi ikomeye cyane kuri njyewe, bitewe n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo narabitswe, urumva ntukabona mu gihe gito ahubwo ise nkira. Mbese byaranshimishije cyane, biranandengana narira, nararize, ariko nanone numva ko nyine byakiriye ko nari narabiteguye, kuko iyo winjiye mu gihe cya control baragutegura cyane. Hanyuma abana bawe baratashye bose, mwese mwaratashye? Famille yawe yari iri hariya? Bamwe baratashye, abandi barabakirije. Kuko iyo nabikubwiye nyine igihe umubiri ntabwo wakirira rimwe, biterwa n'umubiri w'umuntu. Hari abakira vuba bagakira, abandi ntibakire. Virusi niyo babashe kubibona, ko niyo bivuze ko bitazabashiramo, ariko bizabashiramo iminsi yegeyeyo wenda, ariko ntabwo twabashije gutahira rimwe. Ndabona tugenda tugana ku musozo, ni irihe somo rikuri ku mutima wawe warakuye muri ibi bihe waciyemo nk'ubure amezi abiri? Isomo nakuyemo n'abanyarwanda ni ukureka kwirara, ntitwumve ko twanduza wenda n'abagiye hanze cyangwa n'abahuye n'abandi, ahubwo twumva ko naho tugenda naho dukora ashobora ko haciye umurwayi akayikora, kuko arushaho kuyigendana. Ndiko navuga ngo atanagaragaza n'ikimenyetso na kimwe, yumva mubere ntawe ufite, kandi wenda yakoze akaba yarahuye n'uwo wenda akashara n'igihe umuntu atamutanga, akaba yatangaje wenda n'uwo nguwo wenda ntiyamuvuze, kandi nawe barahuye ugasanga arayigendanye gutya akaba yikora. So ni bwo kwirara, ahubwo bakore kaze ubwirinzi n'ingamba, bashyiremo ingamba zose zigiye zihagije rwose. Yego, ngo bashyiremo ingamba ku buryo buhagije, bakaze ingamba ku buryo buhagije. Kandi nkashimira Minisante na timu nyiri ya COVID ku rwego rw'igihugu, by'umwihariko n'abaganga bakanyinya cyane. Ndabashimira rwose timu ya Kanyinya, bravo, murakora muritanga n'ubwitange kandi mutwita ku bantu rwose. Nkashimira Leta y'u Rwanda cyane rwose, yabiteguye neza. Nkeka nta munyarwanda uzapfa, nta n'uzahitanywa n'icyago, ahubwo bose bazasigazwe bo mu Rwanda, nta n'ibihari rwose vuba, kandi ndumva biri mu nzira. Yego, hanyuma ngenda nanataha, bikomejeho uti wabaye iminsi abantu banini, kandi ko kuri munini, biriya bintu cyangwa se kiriya kintu cyakubayeho ntabwo cyakwafekise ku buryo ibiro bigabanuka? Urumva uryamye urwaye urananuka, kandi urumva ndi kwa muganga, hari ibyo byabaye ngombwa ko mfata regime kugira ngo ngabanye. Urumva ntabwo nka mu rugo waryaga neza, urumva ngiye kwa ko nta ndwara niyumvamo, ntabwo nyangira limite y'uburyo ndya. Wenda usibye kugira kwirinda ibishobora kuntera indwara, nkirinda kubishobora kuntera indwara, ariko ibi nibyo numvaga ko nta kibazo mbifiteho na kimwe. Ubwo rero icyo gihe rero nafashe amarejime, banshyize ku marejime ashobora kuba yandinda kurumva uryamye, ushobora kukurizamo amaraso akihagarika, cyangwa ukajya guta imitima n'ibindi bikaba byazamukiramo utari usanzwe unabifite. So rero ibiro byaratakaye. Kandi watakaje nk'ibiro bingahe? nka 20. Ubu ufite bingahe? nka 200 iyo nsigaranye. Yego, urakoze cyane. Ako nizera ko n'ubundi nzafatiraho bigakomeza bikagabanuka. Yego, urakoze cyane kuduha umwanya, namwe umugisha. Muvuguruza ibihuha. Ikindi nakangurira abanyarwanda birinde ibihuha, bajya bafata ibintu byatangajwe n'inzego zifitiye ububasha, kuko zo nibura kugira ngo zitangaze amakuru zibanje gukora iperereza, zigakora na investigation, zikagira naho icyaha cyaberwa, kuko bakareba ko icyo kintu koko ari ukuri, bakifatira n'undi kikabitangaza zifitiye gihamya. So abantu birinde ibihuha rero muri iki gihe, kuko ibihuha birasenya n'ibyubaka. Urumva bamwe baravuze ngo nabitse, baba bahaye icyuho bamwe bo hanze basebye u Rwanda, akavuga ati iyo abantu bapfe ntibaberekana n'iki, kandi wenda mu by'ukuri ari ugusebya. Birinde ibihuha rero, kuko bigira ingaruka zitari nziza, yaba kuri bo, yaba ari ku Rwanda, yaba ari no ku baturarwanda bose, ziranahubanganya n'umutekano urahubanganya. Uravuze ngo umuntu yanduje abantu benshi, n'uvuga ngo umuntu wese ahita ahubangana avuga ati nanjye wenda asanga yaranyanduje, wenda mu kindi gihe kindi. Abaturanyi nabo barahubanganye, umudugudu wose nibyo. Ubwo rero n'uvuga ngo twirinde ibihuha, abajya bakurikira amakuru no gusharinga, kandi barasharinze cyane, barasharinze rwose cyane. N'ejo naritaye nishyiriye ifoto kuri statazi, mbona hose yakwiye. So birinde n'imbaraga za social media, birinde gusakaza ibintu by'ibihuha cyane, bafata amakuru kuri wenda byo ntabwo byambabaje kuko byari ukuri, kandi nari nabikoze mbishaka kugira ngo babone ukuri mu by'ukuri, ariko nanone birinde basakaza ibyoho
gifitiye igihamya urumva niba navuze nigezeho mu rugo nkerekana ko natashye koko ibyo nari mbifitiye igihamya ibintu rero batangaza ikintu gifitiye igihamya koko bifitiye kuko ujya kubeshya umuntu ukavuga uti umuntu ararwaye ugasanga wenda nk'imiryango yo hanze bati wa murwayi ufite amadiyabete n'ibiki nyamara kwa muganga ari kwa muganga hari proof z'uko nta ndwara n'imwe afite so murakoze cyane rero yego murakoze namwe